Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane nkuko bisanzwe, turayishimiye rwose byumve, iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ni Imana yacu nziza, ni Imana izirikana, ni Imana yumva gusenga. Rero nkuko bisanzwe ni Gatera Jose guturuka muri Pentecote Philadelphia. Imana y'amahoro ibishimire. Ndayishimiye nanjye ndayishimiye muri iki gitondo. Ndayishimiye kubw'uburinzi bwayo, ndayishimiye kubw'urukundo rwayo, kubw'ineza y'Imana uko bwije n'uko bukeye. Turayishimiye kubw'umurimo wayo yaduhaye. Imana nishimwe cyane rwose, yatugabiye umurimo, nihabwa icyubahiro. Kandi namwe tuboneho no kubasuhuza, tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza umunsi mwiza se, aho muherereye hose mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, mugubwe neza, muhure n'Imana Data. Abadukurikirana, inshuti zacu, abakozi b'Imana dukorana muri Pentecote Philadelphia, mwese mbifurije amahoro ya Kristo. Munyemerere tuve mu bwiza tujya mu bundi, tujya gusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana dushakaho. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, mushumba wacu Serugendo Dismas. Reka tumusengere agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, warivugiye ngo urindiho. Igihe wabwiraga Mose umutuma kwa Farawo, waramubwiye ngo nagenda abwire ndiho ngo aravuze, nagenda abwire Farawo ngo ndiho aravuze. Ndiho yuvuze, ibintu byose birakunda bikajya mu buryo. Tugushimiye ko urahari mu bicuku by'ijoro, urahari umuntu arwaye, urahari umuntu yahuye n'ibibazo bikomeye, urahari umuntu ari mu kaga, ari mu mwijima. Wowe urahari, iyo umuntu agutabaje uraboneka. Urindiho mwami wanjye, urindiho, niryo zina ryawe, urindiho. Mwami Yesu, nyemerera rero iki gitondo, uyu munsi wa none, wongere wigaragaze, witamurure buri umwe wese uduteze amatwi, buri umwe wese wifuza kumva ihumure riguturutseho. Imbabazi zawe turaguhendahenze kugira ngo imbabazi zawe zigendagende, zikwire, zigere ku mpera y'isi. Mu izina rya Yesu, duheje abagome, duheje abarozi, duheje ubucakura n'ubugome, imyuka mibi ikorera ahantu ho mu kirere, tuyikubitishije inkota y'Uwiteka. Umuriro w'Imana uyitwike, imbaraga zisirikira mu kirere, imbaraga zikorera ku butaka, zatuma abantu batakira ijambo ry'Imana, zatuma abantu badahura n'ineza y'Imana, izo turazinanije. Dukubisa hasi umwuka wiyoberanya, ukananiza abantu, ukabateza kujagarara. Dukubisa hasi izo mbaraga, umuriro w'Imana uzitwike, uzikongore. Reka duhure n'Imana Data. Reka mwami wanjye usohoze umugambi mwiza, icyo wagambiriye ku bwoko bwawe aba ari cyo gisohora muri iki gitondo, kuri uyu munsi wa none. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umushumba wacu, tuguhaye ikaze muri iki gitondo. Karibu. Murakoze. Tubanje gushima Imana yatuhaye aka kanya ko kuba imbere yayo, dusubuza bene data mwese mudutega amatwi, dusubuza abera b'Imana, dusubuza abo dufatanyije nabo gukora umurimo w'Imana. Icyo tubasabiye iki gitondo kiza, turabifuriza amahoro y'Imana ibane namwe. Twageze imbere yanyu sukuza kwigaragaza no kwirata bene data. Ibi ni inshingano zimwe Imana yadusigiye cyangwa Yesu yadusigiye. Ni mugende amahanga yose, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Rimwe na rimwe bantu benshi bazi ko turabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana nuko ari indi nyungu tushaka. Imana itaraguha mugisha ndawayiguha, Imana itarakwibuka ndawakwibuka. Mureke tufatanye neza hagati y'abakozi b'Imana n'abakristo, hagati y'abakozi b'Imana n'abantu bataremera umwami kubabera umukiza. Ijambo ry'Imana riratuyobora inzira yo gukiranuka.
ijambo ry'Imana ritwereka igipimo turimo, aho twari duteshutse ikatugarura. Ijambo ry'Imana ryo rituha busabane bwo kubana n'Imana mu gihe wumvise ijambo ry'Imana ugaca bugufiya. Sinzi imvugo abantu bakunda kuvuga, Pentekote ya kera twarasengaga, twarumvaga ijambo mundu akarira, tumvaga ijambo ugaca bugufi ukasaba Imana imbabazi. Ariko akandu kamwe nshobora kuvugaho, nda Pentekote ya kera na Pentekote ya none. Iriya Pentekote ya kera na niyo igomba kuba Pentekote ya none, no kugeza aho Yesu azaza adusange tubaha imirimo y'Umwuka Wera. Nimba tutakibasha kuyoborwa n'Umwuka, tuba twaraguye. Nimba tupinga Umwuka, tuba twaraguye, kuko si ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ubona ryabayemo abantu batakihesha agaciro. Urivuga nawe nta gaciro ariha, abona gusa abo babwira nibo banyabyaha, we ntago yisuzuma. Buriya tuba twigisha ijambo ry'Imana, nawe ugomba kuba wisuzumamo. Se ibyo unigishije nanjye Imana insuzumye isanga ko mpagaze neza. Abumva ijambo nimugakinishi ijambo ry'Imana nabivuze. Ijambo niyo ryatuhaye agakiza, ijambo niyo ryatuhinduye tuva muri Egiputa twemera Yesu, nukubwo imbaraga z'ijambo. Ishobora kuba mu ivugabutumwa cyangwa mu indirimbo. Sasa iyi minsi torero Pentekote ya jambo niyo yayoboye ntumwa, na niyo rigomba kutuyobora natwe. Bya bikorwa byiza abantu bagiye bumva ijambo rikabahindura, ikabacisha bugufi, bakaba abakozi b'Imana, na n'ubu rigomba kuba muri twe. Nimba dutangiye guteshuka, kutumvira Umwuka, kwanga ijambo, kusuzugura ijambo, menya ko na nuko kugwa kwawe ni itangiro yo kugwa kwawe. Sigaye mbona mu itorero ukabona ko abantu bashaka kumva amashimwe, abantu bashaka kumva ubuhamya, abantu bashaka kumva kuhagarara ku mwanya wo kwimbaza no kuramya. Ariko tugeze mu ijambo, benshi barasinzira, benshi basohoka hanze, benshi bareba n'amatelefone dans l'église, mu rusengero rw'Imana. Umva bari kuvanga ko kantu. Ariko kinyabufura kigomba kuba ku bakozi b'Imana no ku bantu bitwa abakristo mu gihe cyose turi mu murimo w'Imana. Yesu atushoboje. Yari inginama, reka tumve ijambo ry'Imana. Turayisoma mu gitabo cyo Kuva gice cya 17, tutangira ku murongo wa 8 tumanuka hasi twagera ku 13. Maze haza Abamaleki barwanira Abisirayeli i Refidomu. Mose abwira Yoshua ati, udutoranirize ingabo, mugende murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkota y'Imana. Yoshua abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Uri barazamuka bagera ku mpinga y'umusozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha. Yayamanura, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye barari mutega, araricaraho.
Aroni na Uri baramanika amaboko ye umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomerera ageza ku zuba rirenga. Yoshua atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Bwana Yesu asifiwe. Iri niryo jambo tugiye gufatanya kuryumva buryo ryatugirira umumaro mwibi biye turimo. Mutwe w'ijambo utubwira iki? Abamaleki barwanya Abisirayeli. Mose arabasabira baranesha. Hano bwoko bw'Imana bwari buri mu rugendo bava mu gihugu cya Egiputa bari mu butayu biyerekeza mu gihugu cya Kanani. Turi ku isi nimugatekereze ko tugomba kwicaramo tudamarare. Yesu yavuze ko isi si wanyu, ngiye kubategurira kandi nzagaruka kubajyana. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Mbese tubaye nk'abashitsi ku isi. Aba bene data nabo bari mu rugendo ryo kuva muri Egiputa bashaka kugera i Kanani. Ariko bageze mu nzira Abamaleki barabatera barwanya Abisirayeli. Mose abonye icyo gitero buryo ababanzi ba Amaleki babahagurukiye, Mose akora iki? Arabasabira. Abisirayeli baranesha. Mbese yari urugamba rw'abatunguye mu rugendo. Basbona abantu bitwa bwoko bw'Abamaleki babarwanya. Nago bamenye se baturwanyira iki, tukoze iki. Nize ko numuka gusa wishari. Abamaleki bumvise mirimo komeye Mana yakoze mu Bisirayeli, buryo yarimbuye Farawo n'ingabo ze, buryo yabambutse inyanja. Batekereza avuga ko bari abantu nibatugeraho bazatwica badutware ibyacu byose. Reka twebwe tubatange tubice. Ariko basanga Mose ari maso, kuko Mose niwe ari muyobozi wa Bisirayeli. Bamaleki bamaze kubatera, Mose arabasabira, Abisirayeli baranesha. Dore hano mvuge akantu gatoya nuko tutarinjira mu ijambo. Abantu benshi mu myaka ishize bishimiye kwitwa abakozi b'Imana, bishimiye kusigwa amavuta y'Imana. Twibagirwa ko ari umutwaro ukomeye, uko nanjye nari ndimo mu myaka 10 ishize, 20 ishize, 20 nangahe ishize. Ajemo mbaraga n'ububyutse bw'abantu gusigwa amavuta mu nshingano z'umurimo w'Imana. Byari byiza koko, ariko ari inshingano tugomba kuhagararamo nk'abakozi b'Imana, yo kumenya ko twahawe mukumbi w'Imana. Tugomba kuberera amaso, tugomba kuyobora mu kuri no mu mwuka, tugomba kugirira inama nziza babashe kwemera icyo Imana ishaka. Tugomba kubagirira inama musumwe bazabone ubugingo, musumwe tubahindure nabo babe bakozi b'Imana, bamamaze butumwa bwa Kristo mahanga yose. Izo nizo nshingano twahawe n'Uwiteka yo kurinda umukumbi wayo. Mose ayobora bwoko bw'Abisirayeli abukura mu gihugu cya Egiputa mu buretwa, abuyobora Egiputa kuva muri Egiputa kugera mu nyanja itukura. Habayemo abantu kutizera,
habayemo mwuka wo kutemera Imana ko yabagirira yabashigikira. Babonaga ko ari Mose, bibagirwa ko ari Imana yategetse. Magambo yose Mose ababwira babonaga ko atari iva ku Mana, niye gusa. Ariko Mose aba maso, ahagarara ku munara, yizera ibyo Imana imubwira, ashira mu nshingano ibyo Imana imutegeka. Na nuko bagendaga babona kuboko k'Uwiteka, kuko kwizera kwa Bisirayeli kwari kuri kure. Bari buzuye ubwoba, batinya Farawo, batinya amaboko ya Farawo, batinya ingabo za Farawo. Bageze hagati bamaze kwambuka inyanja, babona mirimo Imana ikoze mu nyanja itukura. Buryo bo bambutse, buryo ingabo za Farawo zirimbutse. Miriyamu afata pendo, arayimbaza zina ry'Uwiteka. Baterura mukozi w'Imana Mose hejuru, babona ko afite Imana, babyinira Imana, baririmbira Imana. Kwizera kutangira kubagarukaho. Bwana Yesu asifiwe. Kwizera ni intwaro ikomeye. Utafite kwizera ku mutima, ntago wabasha kugendana n'ibitangaza by'Imana. Na niyo mpamvu benshi barimo gushakisha bitangaza by'Imana mu nzira nyinshi zidakwiriye. Ariko menye inshingano zawe, tuhagarare nka Mose kuko yamenye inshingano ze. Yari abizi ko byose nahura nabyo Imana niyo igomba kutubera igisubizo. Ariko twebwe abantu b'Imana iminsi turisuzuguza kutundu tubusa, kandi dufite Imana ikomeye. Kubera iki? Kutasobanukirwa inshingano n'umuhamagaro Imana yakwamagariye. Ntago turabo gutukisha ijambo, ariko turabo kubayisha ijambo, ariko turabo kuba intangarugero, turabo kubwiriza abantu ukuri, turabo kuyobora abantu mu nzira y'ukuri. Ntago turabantu bo kucyunga mukumbi w'Uwiteka. Yemwe abakristo, rimwe na rimwe musuzugura n'abantu b'Imana mutashaka kumva inama zabo, ariko mube mwumvira inama y'umuntu w'Imana mubona ayoborwa n'umwuka wubaha Imana, agendana n'Imana mukuri. Kuko munsi umwe mwebwe ntago muzabazwa iby'abashumba, ariko abashumba muzabazwa inama y'Imana yabahaye. Bwana Yesu asifiwe. Mane zatubaza inama yaduhaye, nuko turi mu bihe bimwe bibi, inama zitashaka kumvira abashumba. Abashumba bamwe na bamwe nabo batashaka kwera imbuto nziza mbere y'izinama, batabagaragariza imbaraga z'Imana. Ngiye kuguriza amafaranga ku mukristo, buriya nishe butumwa bwiza, nishe mikorere n'imbaraga z'Imana. Bagiye batwigisha kuhagarira intama. Mwanya wahuye n'ibibazo, inama ndizikamenye. Ugomba gukora iki? Gufata biye byawe byinshi byo gusenga, usabire ibyo bibazo ufite. Mana kuko itabura inzira ishwa kutegeka mitima izo nama zikakubera igisubizo mu bibazo ufite. Uriyo kubasaba. Reka tumve ibyo uyu mugaragu w'Imana Mose, mugihe abamaleki barwanya Abisirayeli, Bibiliya iratwereka iki? Mose arabasabira, banesha urwo rugamba. Tumve ubwenge Mose yakoresheje. Mundu uyoborwa n'umwuka, agenda mu zindi imbaraga abandi batasobanukiwe, agendera mu bundi ubwenge abandi batabufite. Hano twasomye Bibiliya iratubwira ko maze haza abamaleki. Ubwo bwoko bwitwaga abamaleki, barwaniza Abisirayeli i Refidomu. Abisirayeli muri urugendo bari bageze mu nzira ahantu itwa Refidomu, babona abantu baza kubarwanya. Uyu Mose kuko yabereraga umukumbi w'Imana amaso,
ahagarara ku munara kubw'umurimo n'inshingano y'Imana yamuhaye, Mose abwira Yoshua. Yoshua yari ng'umufasha we, aca bugufi ya mbere ya Mose, yumvira inama yose Mose amubwira. Ariko muzi ko tumaze kwinjirirwa n'umwuka wo kwangiza amategeko y'Imana ku murimo. Iyi misi abitwa aba Yoshua nabo bakiyumvira aba Mose, bo bashaka kwishira aba Mose kandi igihe k'Imana kitaragera. Rimwe aba Yoshua barimo kubwira aba Mose ko nta mwuka w'Imana bafite, nta mpano y'Imana bafite. Se mubona ko Mana ni voyou, cyangwa Mana ibuza ubwenge yo gufata umuntu utafite ubwenge ikamwimika. Birashoboka kuko hari bamwe bimitse, ariko mu by'Imana Mana niyo yimika itoranya umuntu. Adidimanga Mana izi impamvu yamutoranije, atafite ubuhanuzi Mana izi impamvu yamutoranije, kandi Imana niyo idukoresha. Niyo mpamvu ku murimo y'Imana agomba kubamo kuhuza. Mose na Yoshua bahuzaga mu rugendo bari barimo. Mose amaze kubona ko batewe n'Abamaleki, abwira Yoshua ati udutoranirize ingabo kuko baduteye, genda udutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki. Tumvikane neza, ni inama y'Imana. Muri biye turimo tuhagaze gute? Aba Yoshua mu murimo y'Imana murimo kumvira aba Mose mu murimo y'Imana ubereye umukumbi Imana yakohaye amaso, urazisabira mu bibazo zihura nazo, urazihugura, uzigirira inama babyange, ariko ube uko ziki inshingano zawe Imana yaguhaye. Gukorera Imana ntago ari mikino bene data. Navuze ko tuzabazwa intama Imana yaduhaye mu gihe tutazazigeza mu bwami bwo mu ijuru. Numva imvugo zibaye nyinshi ku isi, rimwe na rimwe baducira urubanza buryo tutakora neza murimo y'Imana. Rimwe na rimwe abahawe inshingano batuvuga ko ni twebwe twangiza. Rimwe na rimwe amabi gakoreka muri twe. Ngumva izo nguru zose navuga, Mana tubabarire, Mana ubabarire abakozi bawe, kuko izo sizo muhamagaro waduhaye, cyangwa sizo nshingano waduhaye ku murimo. Abantu bakwiriye gukora neza murimo wa data, bahinduka umushitsi, batinya Imana. Mana ntabwo ikinishwa bene data. Mana irakomeye, nuko mubona iceceka. Nuko niyo mpamvu nta muntu wayibona mu maso ye, kuko no gupfa wanapfa. Mana yiyisha abantu, ariko imenye ibyo abantu bakora. Kristo atushoboje ibi bihe bimwe biremereye turimo, buryo turimo guhagarara ku murimo, buryo turimo gukorera Imana. Ngumva ibirimo kuvugwa, abaririmbyi, abavuga butumwa, bamwe bari kubita igituza njyewe, bamwe bavugwaho busambanyi, bamwe bavugwaho mirimo mibi. Ariko ninde watuhaye izo nshingano zitahuye n'inshingano z'Imana? Mugende murwanye Abamaleki. Ejo wamba mutima w'abakozi b'Imana bakera, tukakorera Imana nguko bikwiriye. Mumvize inama za Mose abakozi b'Imana, ati genda dutoranirize ngabo Yoshua murwanya Abamaleki. Twebwe turarwanya twenyine, turasubiranaho. Yesu tugirira imbabazi. Uyu muntu wawe yagize iyerekwa. Mose aramagara Yoshua, Yoshua genda dutoranirize ingabo murwanya ababanzi. Tufite umwanzi wacu n'umwe mwibibiye, niwe Satan, adashaka ko tugeze inama z'Imana mu bwami bwo mu ijuru, adashaka ko turukore umurimo w'Imana neza. Satani niwo turwanya. Turasubirana twenyine kuri twenyine.
umuntu asatakishaka imirimo ikoresheje mugenzi we, ninde waturoze? Pawulo yabwiye abakorinto, mugende murwanya abamaleki, ejo nzahagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje ingoni y'Imana. Mumva Mose kundu yabwiye Yoshua, wowe genda utoranize ingabo murwanya abamaleki, nanjye kuko murimo w'Imana mu iminsi abantu basige bibona ko bari aba bose. Ngo ndakuvuga ijambo rimwe, navuga ko murimo w'Imana twese turaba journalier, turabanyakabwizi. Maneza atubaza no gukoropa nakoropa urusengero, no kuhanagura indebe nabasha kuhanagura indebe. Ariko bamwe babayaba bose abwa iyo ni yabariya. Mumve Mose hano aravuga ko ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkota y'Imana. Ntago yabonye urugamba avuga ko agiye kuhagarara kwicara aryame, kuko Yoshua amaze gutoraniza ingabo biramureba. Hadi aravuga ko nanjye ejo nzahagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje ingoni y'Imana. Uhagararira umukumbi agomba kuba afite ingoni y'Imana. Ntago wayobora udafite ingoni y'Imana. Se wayobora udafite ingoni uzabishobora? Kuibi byose bahuye nazo avuga ko nanjye nzahagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje ingoni y'Imana. Ngoni y'Imana ifite bisobanuro byinshi ku bantu bamagawe n'Imana. Tuzavuga kindi gihe kubw'iyo ngoni y'Imana. Yoshua abigenza uko Mose yamutegetse. Mumva kundi ijambo ry'Imana ari ryiza. Kuva umukozi w'Imana abigenza uko Mose yakoze iki? Yamutegetse. Arwanya abamaleki. Kumvira abakozi b'Imana biba byiza. Yoshua agenza uko Mose yamutegetse, arwanya abamaleki. Mose na Aroni na Uri barazamuka bagera ku mpinga y'umusozi. Yoshua amaze gukora ibyo Mose yamutegetse, arwanya abamaleki, Mose, Aroni na Uri, aba bakozi b'Imana batatu nabo bafatanije murimo, bari mu mukumwe, baberera amaso mukumbi w'Uwiteka, nabo barazamuka ku mpinga y'umusozi. Bagera ku mpinga y'umusozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha. Yoshua n'ingabo bari ku rugamba. Sa aba bantu b'Imana Mose, Aroni na Uri nabo bazamuka ku mpinga y'umusozi. Bahageze gihe cyose Mose yitwaje ingoni y'Imana, yafataga amaboko akazamura ejuru. Abisirayeli, Yoshua n'ingabo z'Abisirayeli baneshaga banzi babo. Ariko kuyu murongo batubwira ko Mose amanuye amaboko, abameleki nabo banesha bande? Abisirayeli. Ku muntu w'Imana, ku mukozi w'Imana, kurimo bubasha mu maboko ye, kuko yitwaje ingoni y'Imana. Mu gihe cyose Mose yazamuraga amaboko, Yoshua n'ingabo baneshaga abanzi babo abamaleki. Ariko mu gihe Mose yananiwe agashira amaboko hasi, bindu birahinduka ku iyo segonde, wumva ko abanzi babo bakabanesha. Se twebwe turimo kurwana urugamba gute mu iyi minsi? Numva abakristo twinjiriweho n'umuka wo gucirira abakozi b'Imana imanza. Ariko natwe dufite uruhare rwo gusengera murimo, tugasengera n'abakozi b'Imana, kuko rimwe na rimwe ni migambi ya Satani. Kuko Satani akubise umushumba, inama ziratatana. Kuko abashumba bakomeze bahagarara neza ku murimo w'Imana, abakabageza munsi wo kugera ku bugingo, Satani nawe ntabwo azishimira. Turi ku rugamba natwe muri urugendo.
Imana iratwifuriza ko tuzikore neza murimo wayo tukiranukire. Musumwe Yesu naza kujyana itorero tuzabona ubugingo. Ariko Satani afite ifuwe, ntabwo ashaka ko tuzabona ubugingo. Twaratewe natwe mu itorero, twaratewe mu murimo w'Imana, ariko tubaye nk'impumyi zitareba, zidafite ubwenge yo kumenya ko twatewe. Icyo tugomba gufata muri ibi bihe ni ugusengera murimo w'Imana, ni ugusengera inshingano zacyo. Mose mu gihe yamanuraga amaboko, Abisirayeli bakoraga iki? Bagatsinda, baganesha, nuko Bibiliya ivuga. Yayamanura Abamaleki bakanesha. Yoshua mwanya abone tena baneshejwe, nawe maso ye akareba ku mpinga y'umusozi. Ati hariya niwe arimo kuva mu butabazi bwacyo. Hari umushumba wacu Mose witwaje ingoni y'Imana. Bibiliya iravuga iki murongo wa 12? Tumve neza ijambo ry'Uwiteka bene data. Tuyigereranye n'ibibiye turimo. Twebwe ng'itorero rya Kristo tufatanye gute? Twebwe nk'abantu barimo kwitegura kusubira mu ijuru, na rimwe turarobanurana. Tibariya n'amatorero y'inzaduka, bariya n'amatorero imeze gutyo, bariya. Ariko mwami twizeye numwe, uturwanya numwe, niwe Satan. Ibi bintu biye byo gufatanya amaboko. Aba basengera bangaba, n'aba basengera bangaba, abakozi b'Imana namwe muhaguruke mwitwaje ingoni y'Imana, musabira itorero. Itorero ririmo kuhura nazo bibazo bakristo bafite mu iyi minsi. Benshi barimo gucumuzwa n'ibigeragezo bagasubira inyuma, benshi bananijwe n'ubuzima barasubira inyuma. Ariko ni iminsi yo kuba maso. Njyewe ndimo kureba itorero, ndareba abantu twasenganye nabo 90 na kangahe, abantu bakunda kwiratira ibyo ngibyo. Hari bamwe twasengeranye nabo mu 2 kugera mu 2006, ubu bavuye mu bushake bw'Imana. Benshi basubiye inyuma. Se kusubira inyuma bizagufasha iki? Hari bamwe basizwa amavuta, ariko baribagiwe n'inshingano cyatumye babasiga amavuta. Murongo wa 12 muri icyo gice mutubabarire. Maze amaboko ya Mose araruha, kuko n'umundu araruha. Ageze simba saa 8 nimba saa 9, amaboko ya Mose araruha. Bajana Yoshua na Uri nibo bamuzamuraga amaboko, ariko nuko bamuzamuraga babona ko yarananiwe, nabo bahita buzura umuka bwenge bw'Imana. Abantu bavuga bo kusoma theologie c'est bien, ariko theologie n'umuka byadufasha. Muka wera afite uruhare rukomeye. Mpamvu kutagira umuka ntago tukicaha ibyaha. Kutagira umuka nta ishurirwa wabona ku murimo w'Imana. Kutayoborwa n'umuka wagendera mu mubiri, kandi munyamubiri agenda atafite ingoni y'Imana. Tumve aba bagaragu bafashaga Mose ku murimo. Bajyana ibuye bararimutega, ararihagararaho. Reka dusubire ku wo murongo. Ahoni na Uri babonye Mose ananiwe, bajyana ibuye bararimutega, araricaraho. Mumva mutima mwiza ku murimo w'Imana. Bandu benshi bafasha amatorero y'Imana bayita izina ry'umundu kwa Mariko. Mariko ntago yapfira itorero. Ibyo byatumye muka mubi uza mu itorero y'abantu kureba ko atari imirimo y'Imana bakora. Itorero ribaye rya Mariko. Ariko Yesu ni wapfira itorero. Twese twamagawe n'Imana, dufatanya amaboko. Niyo mpamvu Imana yatanze impano 9 mu itorero, nuko dufatanya amaboko tuzamure murimo y'Imana, musumwe tuzabona ubugingo. Ahoni na Uri bakora mirimo myiza mu gihe Mose yananiwe.
bajyana ibuye bararimutega araricaraho ko Bibiliya ivuga. Aruni na Uri baramira amaboko ye, umwe uruhande rumwe n'undi urundi, amaboko ye arakomera ageze ku zuba rirenga. Haleluya! K'umurimo y'Imana ushaka kuba wowe ufite impano yo kwizera, undi nawe afite impano y'ivugabutumwa, undi nawe afite impano y'amasengesho, undi afite impano yo kuyobora. Bidusabamo gufatanya amaboko. Mose bamaze kumufata amaboko aba bakozi b'Imana babiri, Aroni na Uri, Mose arakomera kuko bamushire nibuye, arakomera. Bibiliya iravuga ko Mose amaze gukomera ageza ku zuba rirenga, akomeye. Ariko iminsi ubona navuze itoro tusige dufata umurimo ni uriya mupasiteri, abantu batagishaka gufasha muri bakozi b'Imana, abantu batagishaka gutera imbere murimo y'Imana. Ariko ibyo Mana nikubaza uzamusobanurira iki? Arabantu bitwaga numva abaterangunga bafasha korari, ubu barabiyagaritse. Arabantu bafashaga abanyamasengesho, ubu barabiyagaritse. Arabantu bafashaga abashumba ku murimo, barabiyagaritse. Mwebwe mubona Satani tuzamunesha gute mu gihe tutafatanije amaboko? Ibibazo turimo kuhura nazo ku isi ku murimo y'Imana tuzayinesha gute mu gihe bamwe bareba bavuga ko bariya nibinzaduka, mu gihe bamwe bareba ko njyewe sinzongera gutanga, mu gihe bamwe baroga njyewe mvuye mu banyamasengesho n'abanyamagambo, mu gihe bamwe barimo gutera bahanuza amabuye, mwabicyaza mukabagirira inama utumvikana, mukamufatira ingamba kuko atashaka kubaka uri. Yesu ashimwe. Mirimo y'Imana isaba ubwenge. Mose, Aroni na Uri, Yoshua n'ingabo barwanya urugamba bafite ubwenge, bayoborwa n'Umwuka Wera. Ageza ku zuba rirenga, nuko Bibiliya tubwira Yoshua atsinda Abamaleki n'abantu babo inkota, kuko Yoshua yari umuserikari n'ingabo za Bisirayeli batsinda banzi babo babatindishije iki? Inkota. Ariko Mose yabigize uruhare mu gusakya 17, 14, 15. Aho niyo tugiye kurangiriza ijambo ry'Imana. Uwiteka abwira Mose ati andika. Yoshua amaze gukora iki? Gutindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Mana iramanuka ibwira Mose ati andika ibi mu gitabo. Haleluya! Nidufatanya amaboko itorero ry'Imana, mureke tugarure umutima. Njyewe sinajya kubwiriza hariya, twebwe ndago twabwirizwa na bariya. Ibyo byose bibamo kufatanya amaboko tunesheje Satani. Nitunesha Satani tukiri ku isi, ari ubuhamya, ari urwibutso. Mana izabwira itorero mwandike. Se mubona ko ari ikintu kinanira Imana? Banyamasengesho bivumbuye ku murimo, abaririmbi bivumbuye ku murimo, bandu basige bakora umurimo w'Imana mu mubiri gusa, basambanyi bayinjira mu itorero. Mose arasinziriye, Yoshua na Kalebu murihe, Aroni na Uri murihe, muhaguruke ku murimo w'Imana. Ababene data, mateka Bibiliya iravuga ko mu gihe barwanijwe n'Abamaleki, Mose arasabira baranesha. Uwiteka abwira Mose nyuma ya Yoshua gutsinda abanzi babo batsindishije iki? Inkota. Andika mu gitabo bibe urwibutso. Dore turasinziriye, hari ibintu tugomba kubyuka tugafatanya amaboko tugasenga. Mugasengera abakozi b'Imana, mugasengera abakristo, abakobwa mu itorero bagasengerwa, urubyiruko mu itorero rigasengerwa,
ayo maneneshe ice yo migozi ikure mu ibyo bikuta bidashaka ko tuhabwa dusorezwa amasezerano bidashaka ko tuve mu bibazo. Mana nawe zatubwire mwandike kuko bizaba urwibutso, kuko nta kinanira Imana. Mana ishobora byose. Umwana we yari ku isi yarasengaga mu izina ry'Imana, abarwayi bagakira, akazura abapfu, abari babuza amahoro Mana ikabaha. Nuko twebwe twataye inshingano zacu itorero ry'Imana, twabaye abacamanza. Ninde wadushize abacamanza? Umunsi Yesu azaza uzamenya guca iyo manza. Abakozi b'Imana bikigiye, nuko numva ku mihanda abahanuzi bikigiye. Mbese nimba mundu ari umukozi w'Imana ashinzwe iki? Nugukora byo gukiranuka? Cyangwa se nimba ari umukozi w'Imana umusiga imyanda byemere? Oya. Ububwire Yoshua yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abamaleki. Imana imaze kubwira Mose yandike rizaba rwibutso, ati kandi ubibwire Yoshua nzakuraho kwibukwa kw'Abamaleki. Mbese yagaragaye ko Mana kurimbura ubwoko butazongere kubaho. Bamenye ko bakoze ku maso y'abana b'Imana, bamenye ko bakoze ku itorero ry'Imana. Ndukakinisha umurimo w'Imana, ndukakinisha ibikoresho by'Imana. Hari abantu bafata ibikoresho by'Imana bakabikinisha, bamwe baranabigurishije. Yesu atubabarire rwose kwibuka kw'Abamaleki bagirana mubo munsi y'ijuru yose. Murongo wa nyuma iratubwira iki? Mose yubaka igicaniro acita Jehova Nisi. Bwana Yesu asifiwe. Mana yabagaragarije, yabaneshereje rugamba y'Abamaleki. Nuko bafatanya amaboko, nuko babereye amaso murimo w'Imana, nuko Yoshua yakoze ibyo muntu w'Imana yamutegetse. Iravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Bibazo biracyaturiho nuko tutarafatanya amaboko. Sinzi buryo uhagaze, sinzi buryo urimo gukorera Imana, sinzi bibazo birahari, ariko muze dufatanya amaboko dusenga Imana. Nakindu kinanira Imana. Burwayi ufite, bushomeri ufite, wikuye mu murimo w'Imana, wikuye mu itorero ry'Imana, utakisaba Imana imbabazi, utagishaka mirimo yo gukiranuka, bizahora bituzirika gusa. Bene data, muze mufate abashumba amaboko. Abashumba namwe tushaka imbaraga zo kwitwaza ingoni y'Imana. Bukene ntago bwananira Imana, bushomeri ntago bwananira Imana, burwayi ufite ntago bwananira Imana. Utubabarire Yesu kuko twabaye abanyandege ngeya. Reka tubirekeraho. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Nukuri mureke natwe twegera Imana. Twasanze Mose wacu ari abashumba baduhagarara imbere. Uwo mushumba uhunga, uwo mushumba utegera, uwo nguwo ahubwo arukure kumusengera, kuko iyo nkoni Imana niyo yamuhaye kandi niyaboneramo ubutsinzi. Rero Imana idufashe. Ngo Abamaleki barwanisha Abisirayeli, Mose arabasabira baranesha. Abisirayeli bahera ko baranesha kuko bari bafite umuntu bagisunika. Bari abakozi b'Imana bahagaraga imbere y'Abisirayeli. Uyu munsi abakozi b'Imana ni bande? Ni bariya mubana, ni bariya musenga, ni wa wundi wakubatije, ni wa handi uteranira, ni wa wundi wakubatije, ni wa wundi ugusengera, ni wa wundi ukubwiriza. Reka rero twemere ducishwe bugufi n'ijambo ry'Imana, twongere tugonde ijosi, hanyuma ntitumere nka wa mugabo wavuze ngo Dawidi yagiye gufunguza, yitwaga Nabali, ngo hanyuma aramufunguza abwira abantu ati mugende mubwire Nabali ko twabanye neza mu rugishiro, none nje ku munsi mwiza. Ariko ngo Nabali aranga, aravuga ngo uwo ninde? Ngo abo ni babandi bacitse bashebuja. Natwe ntitugakomatanya ibintu byose ngo abakozi b'Imana ngo muri iki gihe. Oya,
hari abantu hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, kandi Imana irahari, iri hejuru ya byose, niwe mwungeri mukuru. Reka dukomeze duhanga Imana amaso, tuyiringire. Imana irashoboye, Imana imuha umugisha cyane rwose. Mana data wa twese, Mana ikomeye, Mana ishobora byose. Mose yazamuraga amaboko, ariko yari afite Aroni na Uri ngo bamufataga amaboko kugira ngo adatentebuka, kugira ngo adacika. Aho twacogoye tutagikora umurimo w'Imana, ubidushoboze, ushoboze bene data bumvise ijambo. Hari abari bafite imihigo myiza yo gukorera Imana, barananiwe, baracogoye, babivuyemwo, bari abaririmbyi, bari abavugabutumwa, bari abanyamasengesho, babaga imbere y'Imana, biyirizaga ubusa, bafataga ibihe, basengeraga abarwayi. Abo bose baracogoye, ariko Kristo tukimara kumvira ijambo, reka buri muntu wese asubire mu mwanya we, buri muntu wese asubire mu nshingano. Bya bindi yaretse, bya bindi yarekuye, uyu munsi yongera bikore, kugira ngo abantu b'Imana boroherwe. Urakoze Mana, ijambo ryawe nirisohoze ikirizanye, abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abasubiye inyuma bongere mu imbaraga, mukozi wawe mwongerera amavuta n'imbaraga, kandi gukora kw'Imana kuboneke kuri uyu munsi. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe. Dusengeye umurimo wawe, dusengeye abakozi bawe, dusengeye itorero, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, dusengeye abera bose, kugira ngo urusheho kubagira neza. Gera kwa muganga mu mpande zose zitandukanye, gera Mana mu barushye n'abaremerewe, utanga agakizo, worohereza abantu, abababaye batabare. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana twumvise. Mu by'ukuri reka dusubire mu murimo w'Imana, twongere dufate Mose amaboko, twongere duhugukire Imana. Imana irashoboye, yanesheje Abisirayeli ikabakiza mu maboko y'Abamaleki. Uyu munsi yiteguye kugukiza iyo nzara, yiteguye kugukiza iyo ndwara, yiteguye kugukura muri icyo kibazo n'uwo mwijima urimo. Imana ibahe umugisha. Reka tubahe telefone twihuse, ni 0788 50 98 944, 0788 50 98 944, na 0722 74 34 931, 0722 74 931. Mushumba nawe nabahe telefone kugira tuze kubafasha mu buryo burambuye. 0782 4 7 murakoze. Imana ibagirire neza. Philadelphia, Imana iratsinda.